Shema Fabrice niyo mazina yahawe n'abamwibarutse. Gusa mbere yuko nkomeza banzo n'agakashisho kuri iyi video. Ko umwana wanjye rero atambereye ikirungo ibyo namutumye ubutumwa namutumye yabushoje neza kuri uyu munsi rero ikimenyera ngo mbabwire mwese mbatangarize ku mugaragaro muhaye inka yishimwe kuko nyuma yuko Patino yaramaze kwibikaho icyiciro cya mbere cya kaminuza, papa we byaramurenze ati kuko umuhungu wanjye atandumbiye agasoza ubutumwa namutumye neza muhaye inka yishimwe. Ntabyo bitari bihagije, arongera ati umunsi azaba yateye ikirenge inkwano nazo n'uruca abana amashyi ngo kaci. Icya kabiri gikurikiranye namara kumbwira ngo ejo cyangwa ejo bundi nateye ikirenge inkwano rwose nutange 5 muguru wanyu urahaza uzaze izushaka zose. Uyu benshi bumuzi nka Patino muri komedi nyarwanda, umusore wagacishijeho akereka urukundo na benshi bitewe n'ibyishimo yatanze mu banyarwanda. Nkuko bamwe muri mwe mwabidusabye ko twazagira ibyo twegeranya ku buzima bw'uyu musore, byatumye twicara mu ruganda rw'ibyegeranyo tugutegura icyegeranyo kigufi gikubiyemo amateka ye n'urugendo rwe rwo kumenyekana muri rusange n'uburyo yarugenze kugeza uyu munsi. Niba uri mushya kanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubona ibyegeranyo bitandukanye bikunda kugaruka ku byamamare. Koza igikumwe cyawe kandi kuri like niba ukunze iyi video. Naho nge nitwa Pedro Rugwiro, guhaye ikaze. Ibijyanye na design z'inyubako yawe biharire Musanze Special Design Company Limited, maze witurize. Igihe kirageze ngo ibikorwa byivugire kuruta amagambo hamwe na Musanze Special Design Company Limited. Bagufitiye urugarika, amakoro mu bwoko butandukanye nk'amakaro yo komeka ku nkuta no gushyira ku marembo ndetse n'amapave yo gusasa ku mbuga no mu mihanda, kandi byose ni ku giciro kikunogeye. Akarusho kandi bagufitiye abatekinisiye b'inzobere bakwigira design z'inyubako yawe bakagukora design inogeye ijisho. Bafite icyicaro Musanze Nyakinama hafi n'ikigo cya gisirikare cya Rwanda Peace Academy, ariko ibyo ntibiguhangayikishe kuko bakora mu gihugu hose. Bahamagare kuri 0788 57 14 061 ndetse na 0722 13 80 19 6. Shema Fabrice wamamaye nka Patino yavukiye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ni imfura mu muryango w'abana 5. Patino yabyirutse ari umwana ukunda gukina umupira w'amaguru, cyane ko yaranafite intumbero zo kuzakina mu ikipe y'u Rwanda Amavubi. Yamaze kubona ko bigoranye kuba yazagira hagera, bitewe n'uko ngo ari nabo yabonaga bamurusha gukina ariko babuze aho bamenera kugira ngo impano zabo zigaragare. Aza gucika intege. Patino yarangirije amashuri yisumbuye muri Saint Joseph muri 2015, akomereza kaminuza muri IPRC Kicukiro, ariko nyuma y'umwaka umwe gusa aza kubivamo ajya gushaka ubuzima. Muri 2018 nigongeye gukurikirana amasomo muri kaminuza yaho yize segonderi ariyo Saint Joseph Integrated Technical College mu bijyanye n'ubwubatsi engineering. Muri 2022 nibwo yagraduatinze mu birori byabereye muri Stade Regional Nyamirambo, ari nacyo gihe papa we yamuhaga inka. Tunyarukiye mu nkuru y'uburyo yisanze akina komedi, avuga ko yari impano yarasanganwe kuva yiga segonderi kuko ngo yakundaga gusetsa abanyeshuri bityo bakamukunda cyane. Gusanga icyo gihe ntiyagasobanukiwe ko iyo mpano yayibyaza amafaranga, ahubwo yabikoraga mu buryo bwo kwishimisha. Muri 2018 nibwo yaje gusobanukirwa ko iyo mpano ye yazatuma kirigita ifaranga. Icyo gihe yatangiye gukina komedi yifashishije telefone ariko ntizamenyekana. Bidatinze 2019 ahura n'uwitwa Kanyabugande Olivier wamenyekanye nka Nyakso, maze amwishiza mu itsinda rye ryitwa Nyakso Comedy. Icyo gihe Nyakso na Patino barabica biracika, barakundwa bikomeye. Tujyane. Uretse gato uri kumbabaza, nise basi waretse nkabanza nkawukaraga kawe. Muri 2020 hakiriwe inkuru benshi batakiriye neza yuko Patino yatandukanye na Nyakso, mbese benshi batangiye kuvuga ko hari ibyo bapfuye. Gusa icyo gihe bo bitangarije ko ntacyo bapfuye, ahubwo ko Patino nawe yaragiye gutangira gusohora komedi ze
bityo rero byamusabaga kuba asezeye muri timu ya Axel Comedy hanyuma agakurikirana ibikorwa bye. Muri uwo mwaka wa 2020 ubwo Covid yari imeze nabi mu bihe bya guma mu rugo, ibikorwa bya benshi byarahagaze, nibwo ibikorwa bye byagaragaye cyane bitewe nuko ngo yabanaga na cameraman mu rugo ndetse n'abakinnyi akifashisha barumuna be n'abaturanyi. Ntabwo iyo Covid yigeze mukoma mu nkokora nkuko byari bimeze ku bandi benshi, ahubwo we yatangiye gusohora ibikorwa bye birakundwa cyane ko icyo gihe abantu benshi akazi kwari kureba filime no kuryama, kuko icyo gihe gahunda yari guma mu rugo nyine. Ibyo rero byakubitana nuko nta bihangano byinshi byarimo birasohoka, aprofita ayo mahirwe maze izina Patino riratumbagira. Patino avuga ko ubwo yatangiraga kubikora atarazi ko bizamugira umusitari nkuko byagenze, ahubwo yari azi ko azamenyekana muri quartier, yahanyura bakagira bati uriya kina comedy. Ngo ntabwo yari azi ko yaca Nyabugogo agasanga abantu baramuzi, yagera no mu ntara agasanga naho nuko. Burya koko ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo. Patino avuga ko yatangiye gukina comedy kinyamwuga yiga kaminuza, abanyeshuri bagenzi bamuca intege ndetse yagira n'abasaba kuba bamushyira link kuri stati zabo za WhatsApp bakamutera utwatsi. Anavuga kandi uburyo umunsi umwe yigeze gutegura show yo kubataramira, barabisuzugura cyane. Ikigo cyari kigizwe na segonderi hamwe na kaminuza, cyari gifite abanyeshuri basaga 800, abanyeshuri batarenga 15 ngo nibo bonyine bitabiriye iyo show yari yateguye. Ariko kandi ubwo yari amaze kuba umusitari, amaze kumenyekana mu bice bitandukanye by'igihugu, abo banyeshuri bashidikanyaga ku bushobozi bwe batewe ishema nawe, baba ba mbere mu gushaka kwereka abandi bantu ko Patino ari iniga yabo. Avuga kandi ko akibitangira na papa w'umubyara atabyumvaga neza, ahubwo akamubwira ko ikintu cyonyine kizamuteza imbere ari ishuri, ndetse akamubwira ati iyo ukina biriya bintu by'ubugoryi uri umuhungu wanjye w'imfura wumva utekereza neza. Patino avuga ko rimwe na rimwe yajyaga gucibwa intege n'ayo magambo, ariko agatekereza ko agiye kubitangira ntawe yabanje kugisha inama, ibyo bikamuha imbaraga zo gukomeza. Avuga ko igihe kimwe papa we yatangiye kujya aca muri quartier bakamubwira ko umuhungu we bamubonye kuri televiziyo, atangira kugira amatsiko yo kujya areba ibintu bye. Gusa igitangaje nuko abandi amaseka yabaga yenda kubaheza umwuka, ariko we bikagorana kubona seka. Mu gihe abandi ubona wenda byabasekeshe nka Sevilla, nta n'akantu kagushimishije karimo, tunayirebye gutya rwose muri ibi bwa gusa ayigendere. Patino avuga ko uyu munsi ibintu bye papa wabyumva neza bitewe nuko ari ibintu byatanze umusaruro. Mu mwaka ushize wa 2024 Patino yabaye nk'uburiwe irengero mu gihe gisaga amezi 8 yose. Abantu batangira guhwihwisa amakuru atandukanye y'ibihuha yavugaga ko ngo yateye inda umwana utujuje imyaka agahungira hanze y'u Rwanda. Abandi bati yagiye guhinga umuceri muri Vietnam. Gusa mu minsi ishize ubwo yari umutumirwa ku muyoboro wa YouTube witwa DCTV Rwanda, yabishyizeho umucyo avuga ko koko yari yaragiye hanze y'u Rwanda, ariko ngo ntiyaragiye hanze kubera izo mpamvu zahwihwishijwe, ahubwo ngo yaragiye mu Bushinwa gukomeza amasomo ye mu bwubatsi abifatanya no gushaka akazi. Ubwo yagarukaga yaje gutangaza uburyo yageze igihe cyo gutaha, Satani akarega gatuza mu buryo bukomeye kugeza ku rwego byagombaga gusaba imbaraga z'igihugu kugira ngo atahe mu Rwanda, ariko ngo ntibyakunda bitewe n'ibibazo igihugu cyari gihanganye nabyo. Avuga ko habayeho no kwitabaza inshuti ze, ariko zimwe muri zo zimwereka ko zitamwitayeho namba, ariko kandi ngo si zose kuko hari n'izamufashije muri icyo kibazo. Patino ashimira zimwe mu nshuti ze na bamwe mu bagize umuryango we bamubaye hafi bakamurwanaho akongera kubona mu Rwanda amahoro. Ntabwo yigeze yatura ngo avuge icyo kibazo yagiriye mu mahanga cyatumye ataha hitabajwe imbaraga z'umurengera, ariko avuga ko byose bikuye muri filime ye yateguye yise Inshuti Mbi yenda gusohora. Patino abenshi mwamenye nk'umunyarwenya, uyu munsi yirondoriye muri filime nyarwanda zimwe z'uruhererekane, na cyane ko avuga ko yifuza kuba umukinnyi mwiza aho kuba umunyarwenya mwiza. Patino ukunze guca amarenga agaragaza ko atakiyoherezwa muri komedi, avuga ko muri komedi atazimye nk'uko bijya bivugwa, ahubwo ko komedi zitakigenda muri rusange nk'uko byari imbere, ahubwo ko filime arizo zisigaye zikunzwe. Kuri ubu Patino arimo gusohora filime yitwa Gentleman. Bimwe mu bisa n'ibitangaje wamenya kuri Patino ni uko ngo atinya abakobwa. Udukurikirana nyine ko Patino atinya abakobwa. Ariko ndabakunda, ariko ndabatinya nyine to. Ngayo nguko ni nuko tubishyizeho umutemeri.
tugushimira cyane aho twari kumwe. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Urugwiro. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda naho ubutaha. Imana ibarinde.